ese usanze wa muntu ukugenderera iwawe ukamuha karibu, akaba ari utera ibibazo byo kubura amahoro iwawe ibintu bigahora byazambye, kandi ibyo byose bikaba mu buryo utazi. Abantu benshi batekereza yuko ikibi gituruka kure, gituruka ku bantu batazwi, ku bantu twita ko ari abantu bakuri kure. Ariko abahanga burya bavuga ko ikibi akenshi gituruka muri ba bantu baba batwegereye, ntabwo gituruka kure. Ndetse burya ikintu gituma ibintu bizamba mu buzima bwawe ntabwo kiba kiri kure. Burya urugo rwawe ntago ari ahantu mu buryo buri aho gusa ngo dore inzu hariya niho mba mu buryo buri aho gusa, oya. Ukuri nuko iwawe burya niho isi yawe, niho ibitekerezo byawe by'imbere muri wowe, niho ubuzima bwawe bwose bushingiye, niho ibintu byose bihera. Abantu rero burya uhaye karibu iwawe, nibo bantu bashobora kurinda umutekano wawe, kurinda ibyishimo byawe by'imbere muri wowe, cyangwa se ku rundi ruhande nibo bantu ba mbere bo kubizambya, nibo bantu ba mbere bo gutuma ubura amahoro mu mutima. Hari ubwoko bw'abantu batatu utagomba kwemera ko baza mu buzima bwawe uko byagenda kose, utagomba kwemera ko bakandagira iwawe, kuko bangiza environment yawe, mu rugo rwawe bikazamba, ndetse ibintu byawe byose ukabona birimo kwangirika umunsi ku munsi, hakamera nko ku kibuga cy'imirwano. Nuba rero utabashije kumenya abo bantu uyu munsi, ushobora kuzisanga ubana n'umwe muri bo kandi utabizi. Burya abahanga bavuga ko ikugira uwo uriwe ntago ari ibitekerezo byawe gusa, ahubwo environment cyangwa se ba bantu bagukikije babigiramo uruhare mu mibereho yawe. Noneho rero bikaba akarusho kuri ba bandi bakugerera mu rugo, bo influence yabo iragaragara cyane, igira uruhare mu mibereho yawe. Burya iwawe hakabaye kuba hahandi ubwonko bwawe, imitekerereze yawe, umubiri wawe, mbese wowe wese uba ugomba kuruhukira neza mu mahoro. Ndetse iwawe burya niho imbaraga zawe zose ziba zibitse. Burya iyo umuntu mubi yinjiye mu rugo rwawe, iyo abantu babi binjire mu rugo rwawe, ntago baba baje kugusura gutyo gusa ngo araje muganire gutyo gusa, oya. Bahasiga ikindi kintu cyihishe, akajagari, akavuyo, imbaraga z'umwijima, mbese bahasiga akaduruvayo ubwawe wowe utakwiyumvisha. Umuntu wa mbere utagomba kwemera ko yinjira iwawe ni umuntu w'amagambo, ugira amagambo menshi. Burya umuntu uhora uvuga abandi, abacira imanza, mbese wa wundi wagize amagambo nk'intwaro ye akoresha. Mu ntangiriro ubona nta kintu atwaye, ubona ari umuntu uraho ushimishije akuganiriza inkuru, ariko nyuma yaho niko ugenda ubona ikintu gikomeye cyane kandi kiremereye. Uyu muntu uteye gutya, kuno aba agenda ahwihwisa amagambo iwawe, icya mbere uba ugomba kumenya ko uko abivugira iwawe n'iyo ageze ahandi niko nabo ababwira inkuru zawe kandi z'ibinyoma, z'ibihimbano. Burya rero niba hari ikintu utazi, iwawe hakabaye kuba ari ahantu harangwa n'icyizere. Uyu muntu rero w'amagambo ntago azatuma icyizere kirangwa iwawe, reka. Azakomeza agenda ahanduza gake gake, uzajya gushiduka usange iwawe nta cyizere kikiharangwa. Mbese urugo rwawe yarwanduje kutizerana, usange environment yose irangiritse. Ndetse ntago bivuze ngo aba ari mwebwe wenda ari kuvugaho cyangwa se ibiberekeyeho, ahubwo gusa kwemera yuko iyo mbuto y'amagambo, iyo mbuto yo guhwihwisa iterwa iwawe, icyo gihe uzamenye ko izakura gake gakeya, ukazajya ukabona urugo rwawe rwuzuye umwuka utari mwiza. Umuntu wa kabiri utagomba kwemerera gukandagira iwawe ni umuntu utubaha, umuntu utakubaha. Wa muntu urenga ku mategeko akugenga, wa muntu utubaha ibintu biguha amahoro, utubaha ibitekerezo byawe, mbese wa muntu urenga umurongo washyizeho nkaho atabyitayeho. Burya mu ntangiriro uba ubona ari ibintu toto, uba ubona ari ibintu bisanzwe,
ariko burya umuntu ugusuzugura muri ubwo buryo, umuntu utubaha ibyo bintu byose washyizeho, uwo muntu ntago aba azi agaciro kawe, ntago aba azi icyubahiro cyawe. Kandi umuntu utubaha agaciro kawe ntago azubaha amahoro yawe. Nta nubwo ibyo kuba wagira amahoro ibyo ntago bimureba. Abahanga bavuga ko tugomba kumenya neza ibyo twemera ko biza mu buzima bwacu ndetse n'ibyo dukumira, kuko niwihanganira gusuzugurwa uzaba uri kubwira abantu ngo mumfate uko mushaka. Uzaba wishyize mu maboko yabo ngabo bagufate bagukontorore uko babishaka. Burya iwawe hakabaye kuba ari ahantu hera. Niwemerera abantu ko bazi iwawe ari ba bantu bagusuzugura, ari ba bantu batakubaha, nta kindi uzabuzanye mu rugo uretse icyiza. Abo ntago bazaba bakiri abashyitsi bakugendereye, oya. Azaba ari imbaraga z'umwijima zituje wemere kuza mu rugo, zije gusenya yasi yawe yo mimbere iwawe. Niba ubu butumwa butumye utekereza ku bantu bagukikije, tuza uhumeke, subscribe kuri iyi channel yanyu Ibanga Entertainment, kuko burya ubuzima buba bwiza iyo ukomeje kurinda amahoro yawe yo mu mutima, kandi ugakomeza kugira amarangamutima y'abantu bakuru, turinda ahantu intekerezo zacu ziruhukira umunsi ku munsi. Umuntu wa gatatu tutagomba kwemerera kwinjira iwacu ko atubera umushyitsi ni wa muntu uhorana ibibazo, wa muntu uhorana utuntu tw'udukomfuri twa hato na hato, wa muntu buri gihe haba hari ikintu cyamubayeho kandi kitari cyiza, wa wundi uhorana ibibazo bidashira kandi akumva ko buri gihe ugomba kumufasha, buri gihe ugomba kuba uri kumwe nawe muri ibyo bibazo bye. Ndetse ubwa mbere uzumva umugiriye impuhwe, wumva urashaka kumufasha, ariko ko igihe kizagenda gishira hari ikintu uzagenda ubona kidasanzwe. Uzabona ko ibibazo bye bitajya bishira, ndetse utangire kubona ko gake gakeya amahoro yawe ugenda uyabura. Uzabona ko ari nk'umuraba wikururiye mu rugo rwawe. Abahanga bavuga ko utashobora wowe ubwawe gukontorora aka kavuyo k'abantu baba bameze gutya, kandi ko nukingurira umuryango abantu nk'aba ngaba, gake gake uzisanga nawe wabaye nkabo. Imbaraga zawe zigende zicika gake gake, ibitekerezo byawe bitatane, urugo rwawe rube rutakiri hahandi ugomba kuruhukira. Kandi ukuri twakubonye ko iwawe burya ni ahantu mayindi yawe, ubwenge bwawe, umubiri wawe uba ugomba kuruhukira nta kiwukoma imbere, hakaba hahandi imbaraga zawe zose ziba zibitse. Ntago ari buri wese rero uba ugomba kuza ukamwakira ukamwicaza ku meza, kuko bamwe bazanwa n'amahoro, abandi bakazanwa n'icyo twakwita uburozi, n'icyo twagereranya nk'uburozi mu rugo rwawe. Rinda urugo rwawe, rinda imbaraga zawe, ikiruta byose rinda amahoro yawe. Niba ubutumwa hari icyo bugufashije, kora subscribe kuri channel yanyu Ibanga Entertainment hano, ndetse reka twubake umuco wo gukomeza dukura mu ntekerezo umunsi ku munsi. Ubuzima buzagenda neza nidukomeza kwita no gushishikarira icyaduteza imbere umunsi ku munsi. Nta handi rero ni hano. Mbwira kandi muri comment ninde muntu waba warazitiye, ninde muntu waba warabujije kuza iwawe muri bano bantu batatu nkubwiye.